Nguhaye ikaze nagushimira cyane wowe ubashije gufungura YouTube channel niba utarakora subscribe kanda ijambo subscribe ryanditswe mu ibara ry'umutuku munsi y'iyi video kugira ngo uzajye ubona all videos that will be uploaded on this channel kugira ngo uzajye ubona video zose zizajya zishirwa kuri iyi channel. Uyu munsi rero tuzajya tubona guhera uyu munsi tuzajya tubona video nyinshi zigiye kuzajya zitwigisha uburyo twakora cyangwa se twakoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi rero ngiye kukwigisha uburyo wakoresha website ya University of Rwanda. Ni urubuga rwa University of Rwanda ari rwo e-learning platform wakoresha uri umunyeshuri wiga muri kaminuza kugira ngo ubashe kuzajya waccessinga cyangwa se ubona amahirwe yo gukurikirana amasomo yose atangwa na kaminuza y'u Rwanda bitewe na level urimo, umwaka waba wigamo cyangwa se campus aho waba wiga muri campus ya kaminuza nkuru y'u Rwanda waba uri hose. Uyu munsi rero ngiye kukwigisha uburyo wakoresha urubuga rwa e-learning platform. Ushobora kujya kuri urubuga unyuze kuri Chrome cyangwa se ukanyura kuri Google account. Ngewe kanze nyure kuri Chrome abariho nza kunyura kugira ngo mbashe accessinga e-learning platform ya University of Rwanda. So uraza muno rero muri search ukandikamo e-learning, wamara kwandikamo e-learning ugakanda search, wamara gukanda kuri search hano baritsemo University of Rwanda e-learning platform akaba ariho uza gukirika. Wamara kwakirika uraza ugategereza according to your connection, bitewe na connection ufite bishobora kwihuta cyangwa se bikagenda gakeya. Wamara rero gutegereza bamaze kuguhereza ibikurikiyeho, turaza kubona yuko hano ibyo barimo kuza kuduha. Hano iburyo hari ahantu handitse muri bracket harimo login, uraza uhakande. Wamara gukanda kuri login uraza ahangaha handitse username, uraza ugashiramo registration number cyangwa se reg number. Wamara kuyishiramo urugero ushobora kuza nkandikamo iyi reg number, noneho munsi yayo ushiramo password rero uza kuyibwirwa n'ababishinzwe, ariko nyuma ushobora kuza guhindura password bitewe niyo wifuza gushiramo. Ubwo rero numara gushiramo password, urugero nge ndaje nshizemo password yanjye. Maze gushiramo password ndaza ngakanda hano kuri login. Wamara gukanda kuri login uraza ugategereza n'ubundi bitewe na connection ufite. Turi buze gutegereza rero bitewe na connection dufite. Ahangaha twamaze gutypingamo registration number ariyo nka username, munsi tuza gushiramo password. Urabona rero ko byakunze namaze gufungura mara kwinjiramo. Urabona ko ushobora kuscrolling umanuka ukaba wasoma ibiri kuri uru rubuga. So kugira ngo uze gucekinga rero umenye ko ari wowe neza, uraza ugakanda hano kuri iyi foto. Wamara gukanda kuri iyi foto ushobora kujya kuri profile. Wamara kujya kuri profile ukaza ugategereza n'ubundi bitewe na connection. Urabona ko ahangaha kuri iyi profile uraza ukabonaho amazina yawe. Amazina yawe rero ubwo iyo usanze atari yawe uba wakoze uba waroginze ibitari byo. So ushobora gusubira rero aha hirya tukaba twaza hano kuri home. Twamara kuza hano kuri home ushaka gukoresha uru rubuga, aha hepfo yawo haba hari n'amasomo ushobora accessinga bitewe na level uri kwigamo cyangwa se umwaka urimo kwigamo. So nitumara kuza ahangaha rero duscrollinga tumanuka turaza kubona ko harimo colleges nyinshi. Harimo College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine ariyo KAVEM, hakaza College of Arts and Social Sciences, hakaza College of Business and Economics, hakaza College of Education, College of Medicine and Health Sciences, hakaza College of Science and Technology, hakaza UR Partners, hakazamo Instructional Technology. So urugero rero ushobora kuza guhitamo niba wiga muri College of Business and Economics uraza uhitemo. Ngewe rero urugero nguhaye ushobora
dushobora kuza tugahitamo College of Education. Tumara gukanda muri College of Education, uraza kuyikandamo, uraza kubonamo ko harimo African Center of Excellence and Innovative Teaching and Learning Mathematics and Science, hakazamo School of Education, hakazamo School of Inclusive and Special Needs Education. Urundi rugero uraza uhitemo ahangaha muri School of Education, niba wiga School of Education. So ahangaha handitse rero search course, ushobora kuza gushiramo module code ya module ushaka gusearching kureba, cyangwa se ukaza kugenda step by step. Bisemo hano munsi undergraduate. Muri undergraduate harimo departments nyinshi. Urugero ndaza mitemo the Department of Humanities and Arts and Language Education. Nimara kuyihitamo ndaza nkomeze. Hano harimo niba wiga iya 1 uraza uhitemo, niba ari iya 2 uraza uhitemo. So urugero ushobora guhitamo iya 1. Muri iya 1 umaze kuyihitamo uraza gutegereza baguhe trimester, niba ari trimester 1, trimester 2, trimester 3, ubwo uraza uhitemo. Bisemo hano trimester 1. Nimara guhitamo trimester 1 ndaza guhita mbona ibingibi bikurikira. Muri ibi bikurikira rero turi buze guhitamo isomo ushaka kureba. Ushobora kuba ari geography ifitiye code 1141 ariyo General Human Geography, cyangwa se ari entrepreneurship ifitiye code, hakazamo CTE ariyo Citizenship and Transformative Education iri Irukara na Nyagatare College of Education. Aba banditseho hano handitseho teacher na abarimu bashobora kuza babigisha. Ushobora kuza guhitamo history, wahitamo isomo iryo ari ryose ushaka. Urugero reka tuze guhitamo wenda hano kuri economic ifitiye code. Then tumara kuza kuyitamo uraza kubona baguha welcome kuri iri somo. Noneho ukajya hano kuri enroll me. Wamara kujya hano kuri enroll me baragusaba enrollment key. Nibamara kuyigusaba iyi ngiyo ushobora kwibwirwa na facilitator cyangwa se umwarimu ukwigisha iri somo. Noneho warangiza ukaccessinga iri somo ubona iba bikubiyemo byose. Urabona ko ahangaha tumaze kuyifungura turaza kubona buri kimwe cyose kijyanye ni module. Urabona ko unity ari ya mbere ari introduction to mathematics for economics. Unity ya kabiri hakaba ari function and equations. Hano unity ya gatatu tukaza gusangamo harimo matrices and their applications in economic and businesses. So uza hano urabona ko harimo activity 2 ahangaha on function and equation. Urakanda ukarebamo activity baguhaye. So aya masomo yose rero ni ukunguku ushobora kuyakurikirana unyuze ku runo rubuga rwa e-learning platform kugira ngo ubashe gukurikirana amasomo yawe cyangwa se ibyo uziga bitewe n'umwaka wigamo, igihembwe wigamo, cyangwa se ukazanyura hahandi ukaza gusacinga module code. So iyo ugiye kuva muri iyi e-learning platform uraza buri gihe ukaroginga out. Muri log out ukanda hariya handitse rero kuri hari profile. Wamara kwakanda ukaza kubona hano handitse log out. So mu buryo rero bwo kugira gute bwo guhindura password, uraza hano n'ubundi kuri profile. Wamara gukanda kuri profile ukaba wahita uza hano ugakanda kuri profile yawe. Wamara kuyikandaho bari buze kukuzanira ya mazina yawe usanzwe ukoresha kuri e-learning platform. Ya mazina rero uraza ukande hano ibumoso kano kantu kameze gakunda gukoreshwa kuri setting, ni kuri buze gukandaho. Numara gukandaho ushobora kwandika bagwa edit profile cyangwa se change password. Ushaka guhindura password rero kugira ngo ukomeze urinde umutekano
wa account yawe kuri e-learning, urabona ko ahangaha uraza ushiremo current password yari isanzwe irimo, hano ushiremo new password, uyishiremo hano aha kabiri naho wandike ngo new password again, nabwo uze kuyishiramo. So then you save changes, ukaza wita usavinga, uraba wahinduye password yawe iyo washizemo ari new one, not the current one yari isanzwe, ukaba utayifuza ukaba wahita uhindura iyi ya kabiri. So reka ngushimire cyane rero. Ubwo iyo ushaka kuloginga out nk'uko nabikubwiye, uraza ugakanda ahangaha kuri profile, so then you place log out, wamara gukanda log out ukaba wahita uyivamo muri ubwo buryo. Wamara kuyivamo rero n'ubundi ya magambo bakwandikira ni yayandi mbere, ushaka kongera kuyisubiramo uburyo ushobora gukanda kuri login, ukaza ugahita ushiramo ya username ariyo reg number, so then ugakurikizaho password washizemo ukaba wabasha kwinjira. Reka ngushimire cyane rero kuba wabashije gukurikirana iri somo rikwigisha gukoresha urubuga rwa e-learning platform. Ngusaba gukanda subscribe ndetse unasharinga iyi video ku bandi bantu bashobora ku accessinga cyangwa se bashobora gukoresha iyi website ya University of Rwanda kugira ngo babashe kujya bakurikirana amasomo yabo aho bari hose. Reka ngushimire cyane rero, naho ubutaha amasomo yose yajyanye n'ikoranabuhanga, reka ngurarikire kuzajya yakurikirana umunsi ku munsi.